mwongeye kwirirwa mudahwema kudukurikirana. Uyu munsi noneho uyu musore wabonye ku ifoto uri kwibaza ngo ninde, cyangwa se kuba tsanzwe munamuzi uwababwira ko yitwa Kabanelem byagorana kumenya uwo ari we. Uyu Kabanelem abantu benshi mumuzi ku izina rya Kabilem. Uyu musore ubuzima bwe bwatangiye ahagana tariki 3 Werurwe mu 2000. Mu kuvuka kwe yavukiye mu gihugu cya Senegal, ariko ntibyatinze cyane dore ko mu mwaka umwe wonyine avutse iwabo bahise bimuka bava Senegal bajya mu Butaliyani. Gusa nubwo wumva yagiye mu Butaliyani afite umwaka umwe, kuva icyo gihe kugeza aka kanya n'ubundi bwene gihugu agifite n'ubwa Senegal. Uyu musore mu mabyiruka ye yakuze nk'abandi bana bisanzwe, ariko yakuriye mu muryango utishoboye. Yakuriye mu muryango utishoboye ku buryo n'inzu babagamo aho ngaho mu Butaliyani yari inzu bishyurirwa na leta, cyangwa se yari inzu ihabwa abantu batishoboye. Ushobora kwibaza ngo kuki ari uyu musore twahisemo kuvugaho. Impamvu twahisemo kumuvugaho nuko uyu musore ndi kubabwira aka kanya tuvugana ari we ufollowingwa n'abantu benshi cyane ku rubuga rwa TikTok ku rwego rw'isi hose. Abantu bose bakoresha TikTok, uyu nguyu niwe ufollowingwa n'abantu benshi cyane. Reka sasa tuze twinjire mu buzima bwe. Urugendo rwe rwo kumenyekana rwatangiriye ubundi igihe yamaraga gusoza amashuri yisumbuye. Uyu musore iwabo bakimara kuva muri Senegal bahise bimukira aho ngaho mu Butaliyani mu mujyi wa Ture mu gace kitwa Chivasso. Aho hantu niho uyu musore yakuriye kugezana n'aka kanya niho akiba. Chivasso ubundi ni agace kazwiho kugira inganda nyinshi. Ushobora kuba uri kwibaza ngo uyu musore twababwiraga araza guhura na runo ruganda. Uyu musore neza gisoza ishuri yagiye gushaka akazi ko gukora mu ruganda. Icyo gihe yarataramenyekana. Yagiye gushaka akazi ko gukora mu ruganda, ariko kubera isi yari ikomeje guhangana n'icyorezo cya coronavirus cyari kimaze igihe kije, ahagana mu 2022 yaje kwirukanwa mu gikorwa cyabaye cyo kugabanya abakozi kugira ngo babashe gukoresha abakozi bake bitewe n'ingaruka z'iki cyorezo. Uru rubuga rwe rwa TikTok ruzwi cyane nk'urufollowingwa n'abantu benshi ku isi. Ubundi video iriho ya mbere yayishyizeho mu mwaka w'2019. Sasa akimara kwirukanwa aho ngaho mu kazi yakoraga, yatangiye kujya akora ama TikTok menshi agiye atandukanye. Muri ayo ma TikTok menshi yakoraga yikinira niho haje kuvamo gukundwa n'abantu benshi cyane ku rwego rw'isi yose. Uyu musore yarakunzwe cyane kubw'utu video twabaga dusekeje cyane, aho yiganaga abantu barimo barica ibintu babishaka wakabereka uko bameze. Uyu musore ibi bintu yarabikundiwe cyane ku buryo byaje kumuhesha gufollowingwa n'abantu benshi cyane ku isi. Iki gihe nibwo urugendo rwe rwo kwamamara asaga rutangiye. Nyuma yo kubona ko abantu bishimira ibyo abakorera, bishimira ayo mavideo yabahaga, uyu musore nawe niyabatengushye, ahubwo yabahaye ku bwinshi, biza gutuma arenga ku wari ufite abantu benshi bamukurikirana muri icyo gihugu cy'Ubutaliyani witwa Gianluca Vassia. Uyu nguyu Gianluca Vassia uwari manager we ubu tuvugana niwe noneho uri ku managinga Kabilem. Uyu musore kandi ntago ubuzima bwe bugarukira mu gusetsa abantu gusa cyangwa gukora video, ahubwo mu kwezi kwa 10 2020 yagize gutya atangaza umukobwa bakundana. Yatangaje ko umukobwa witwa Aziara Nucci bari mu rukundo rukomeye cyane. Uyu musore kandi uku kugera kure kwe ntago yabyifashijemo, ntago yabikoze ubumwe, ahubwo abifashwamo na manager we witwa Ligio Alejandro. Uyu Ligio Alejandro niwe wundi nababwiye wahoza managinga n'ubundi uwahoza kurikiranwa cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani. Kumenyekana k'uyu musore nyuma y'uko bimuvunnye gutyo akaza kubona manager muzima, byaje gutuma uyu musore izina rye ribyazamo amafaranga atabarika, dore ko muri icyo gihe muri iyo myaka ya mbere 2 agitangira kumenyekana cyangwa se kimara kumenyekana yahise aguramo inzu ya miliyoni 6 z'idolari. Iyo bigeze mu gukoresha amafaranga ye sasa asya tanzitse. Uyu musore avugwaho ko atunze amamodoka arenga imwe akomeye cyane, amamodoka ahenze cyane. Mu modoka mwabarizwa kuri uyu musore cyangwa se bivuga ko ashobora kuba atunze harimo yitwa Volvo XC60 igura amadolari 190. Iyo ngiyo si yonyine ushobora kugira ngo wenda yo ngayo n'amafaranga menshi, ariko afite indi Lamborghini.
Lamborghini afite ku isoko ihagaze miliyoni 2 z'idolari. Uyu musore utinyuka kwicara mu modoka ya miliyoni 2 z'idolari urumva ukuntu abayeho. Bitewe n'urukundo yakundaga ikipe ya Juventus cyane, byaje kurangira bamusinyishije amasezerano, dore ko nawe hari ibikorwa byinshi bya Juventus akunda kugaragaramo cyangwa se akunda kwamamazamo. Kubo twatagiranye ndabizi ubu ngubu uri kwibaza ngo uyu musore ufollowingwa n'abantu benshi cyane ku isi afollowingwa n'abantu bangahe? Aka kanya tuvugana afollowingwa n'abantu 155 n'ibihumbi 200. Ku bakoresha urubuga rwa TikTok murabizi ko TikTok itagaragaza umubare wa following umuntu gusa, ahubwo ku ruhande ugaragaza na like uwo mode. Uyu musore ufollowingwa n'abantu benshi cyane ku isi afite like miliyari 2 na miliyoni 3. Uyu musore ufite miliyari 2 na miliyoni 3 za like ushobora kubuzi ko ibyo bintu byose bikora yishimisha. Abenshi dukoresha izi mbuga twishimisha, ariko uyu mugabo we yazikuyemo agatubutse, dore ko net worth yiwe abarirwa byibura muri miliyoni 13 z'amadolari. Uyu musore abarirwaho ayo mafaranga nta kindi kintu abikuyeho, ahubwo abikura muri uko gupostinga. Ushobora kuba uri kwibaza ngo ese uyu muntu ufollowingwa n'abantu benshi kugira ngo namamarize ku rubuga rwe, kugira ngo namamarize kuri account ye byantwara nkangaye? Uyu musore ubundi kugira ngo akwamamarize publicité yawe imwe muri video ye cyangwa se ayipostinge kuri account yiwe, byibura bigusaba kumwishyura amadolari 50,000. Ubwo ni miliyoni byibura nka 50 z'inyarwanda kugira ngo agupostinge rimwe. Ubwo bwari ubuzima bw'icyamamare gifollowingwa n'abantu benshi cyane ku rubuga rwa TikTok. Ngiye kibagezagaho nitwa Urakoze Joe, nkomeza kubasaba gukora subscribe, like na comment, ndetse munatubwire muri comment ese mushaka kubutaha tubakorera icyegeranyo cyangwa se amateka yande. Ubutaha tubabwira amateka yande. Mukomeze mudukurikirane naho ubutaha, turabakunda cyane.